dusobanura dufite ibyishimo tugatuta umuntu wese ugiye kuri X Nation TV agiye kubona ubusobanuro bwa nyabwo. Iyi filime bayise Lockdown, iyi ni season ya mbere ya kabiri, sibyo? Abarebye season ya mbere muri bukaneza ukuntu ibintu byagenze, undi nakayimfata pause nkanabibasobanurira. Abarebye season ya mbere muri bukaneza cyane ko nyuma yuko abantu barimo amaze igihe kinini muri guma mu rugo cyangwa se lockdown hafi imyaka isaga 20 ngo batangiye kubaho ubuzima batabashaga gutandukanya nimba umuntu ibyo arimo ari indoto cyangwa ari ubuzima busanzwe. Ibyo byose mwarabibonye, sibyo? Abantu bari bafite ikibazo cyo kurota bagenda, ugasanga umuntu ntacyo basha gutandukanya inzozi n'ukuri, ibintu byarabacanze. None rero aho byakomereje murahazi. Reka dukomeze season ya kabiri episode ya mbere bayise Lockdown, sibyo? Ahantu honyine ho kuyisanga kuri X Nation TV. Lockdown season ya kabiri episode ya mbere, kadukomereze aho mwagarukiye. Iyi filime itandukanye n'izindi filime zose mwigeze mubona. Ndetse mu gutangira dutangiranye iki Kinywaji Safi United Gin. Hakuno hari uri kureba match kanuko kandi iyi filime tujye kubahereza umufiririzo mpaka irangiye. Twe baratuza ariko uri kureba match do. So wanyine uri kureba match wicaye muri salo mu cyumba hari undi uryamye. Chance twabonye ibyamubagaho muri rimwe murabyibuka. Akira yumva ibitonganyanga. Yumva ibitonyanga umuntu uryamye. Haya Mr. X amuzose twitsi sinyatire yagasobanuye nyarwanda na filime nyarwanda byose. Hakuno uryamye yumva ibitonyanga, urebe filime witonze arangije arabyuka. Rero musore ko yakabyutse, undi muntu wese ubyutse agifite rero n'iki byose akata yerekeza muri douche. Kanuko kandi filime bayise Lockdown, iyi ni season ya kabiri episode ya mbere. Asa hakuno asanga amazi muri douche arafunguye, ntazi ngo ninde wayafunguye. Umuntu wese uri mu rugo udafite icyo yikanga niyabyitaho, arabanza yihumura fresh, arabanza arakaraba neza cyane 5 kuri 5. Iyi filime urayisanga kuri YouTube channel yitwa X Nation TV. Sasa uko umusore yakunamye dore nguri uri muri miruwari we ntiyunama. Uri ibintu murabibonye cyangwa rabe ko umusore yakirebye muri miruwari, uko yakirebye muri miruwari arangije arunama. Uwo yirebagamo cyangwa se ishusho isigara ihagaze muri miruwari yagasani irangije ishiraho n'iki n'itabi. Ishiraho n'itabi, uri muri miruwari we yashizeho n'itabi do yagasani. Uyu musore mu buzima busanzwe ntawe itabi. Urebe arangije arabura mwibanga rikomeye. Niya nabibonye niya namenye n'ukuntu ibintu bigenze wapi uko agaceho undasigara muri miruwari. Mana y'isi n'ijuru. Haya nyamara sora garuka kuryama. Gusa nimba ibintu bibaye wabibonye nimba atabibonye icyo nzi cyo dukandakana kare nka bari mu ndege. Sora garutse hakurino arabanza araryama. Wa undi wasigaye muri miruwari tarangara cisha kabako muri miruwari akakavanayo ako yara gafungura amazi cyo we. Sora rikanga wasigaye muri miruwari yacishije akaboko muri miruwari araza afungura amazi. Nimba ari wari wanayafunguye na mbere, nimba ari ikintu iki sinzi. Urebe haya ibi ni ibiki banyarwanda. Sori nawe yarikanze ariko aya mazi asize yafunze. Niyabyitaho twe twabonye hari ikindi kintu kiri muri miruwari, ndetse icyo kintu bisa nk'ari reflexion y'uyu musore, bisa nk'ari ishusho y'uyu musore to kumbiwe ntiyanakibonye kiracyana muri kiracyari no kubitaba umwotsi uri gutumuka.
nyamara kirangije gisekamo kirabanza gikurura n'itabi. Ibi ni ibiki banyarwanda? Haya, ndetse mbibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yitwa X Nation TV. Izi filime muri buzibonere ku gihe. Sasa uko yakagarutse mu cyumba, filime witonze, ubu buriri yaraburyamyemo wenyine, yagarutse mu cyumba sanga rufite ikirenge kimeze gutyo wagira ngo yirukanse imisozi. Kirenge nk'icyaha mwami wakandagiye ku rutare. Gupfungura kuri no bagisura imeze nk'ijye sorari kanga. Gasani saza muri saro kitaraganya tarwiyambitse bimwe bavuga ngo umuntu narwiyambitse uya hitatsimba bro ntago kuri United Gene yanjye. Kinywaji safi aho kuyiguha nanapfa nzovu yahise abika boro ye. Sasa nguko mubizi bya bindi bajye baca umugani mu Kinyarwanda imfizi ngufu yisunga umukingo. Musore yaje hakurino afungura amazi nta nubwo ahashyikira nyine imfizi ngufu isigira ite namwe ntimukangore wanyu. Mvuga muba mubyumva neza 5 kuri 5. Sakuno bose naramubwira ibintu byamubayo arabanza aramukarabya akarabya umukira akarabya ingati nk'abandi bose nk'izindi ngati. Ndetse umenya metero hakuno nzovu aje hakuno rero filime witonze kanu ku kandi araza aratuzi karagaga kuvuye ku gatsimbuka buje n'umutwe gusa kutsimba United Gene yewe reka barakurushya ubundi kire nicyo kinywaje utaha umuntu wari we wese nawe urayizi bose nawe urayizi hayime mwarabije ibyo kurya byo biri ibiryo bisa nkaho uyu musore nawe nimba ari no munsinzi akarabije umuntu niyo muzanira ibyo kurya. Nakubwiye ngo nyuma y'imyaka myinshi cyane abantu bamaze bari muri lockdown byatangiye kugenda bibavanga abantu ibintu biragenda birabacanga. Uyarangije nta kindi yakoze yaraje avana United Gene. Boss sinaguha ntaranywa ntago bibaho. Iki nicyo kinyobwa cyonyine cyagombaga gufasha abantu guca muri lockdown neza. Bandi baranywa gukabona basaze ibintu banywa gutamenye byari byo. Arangije inzoga kubera icyubahiro yigomba kubera ukuntu inzoga irenze yanayizanye ku isahane y'umweru dede. Zanira boss zanira boss muryoherwe. Boss yaramurebye banza ngwaho inzoga yaguhesha umugeni. Boss meze bite ube boss atangira kuduha umuntu nimba muri iki gutuma United Gene wenyine chawe hakurino uyamuzana icyo kunywa niyamuzanira icyo kurya. Boss uriya mukaritas mufashe hakuno ngufashe nagukubita umutwe maze nzova gukubisa umutwe nzovu nakini chawe yasohokanye isafuriya gukubita hakunino. Boss arakanguka bisa nkaho ibi byabaye byose chance yari ari kurota. Ibi ni ibiki banyarwanda yari ari kurota. Ndetse hakurino nzovu yakubise ikiyiko n'isahani bya bindi bita kurotesha. Ababizi murabizi. Hakurino boss akangukira hejuru urebe haya boss yakangukiye hejuru. Nimba biriya byose byabaye ari inzozi yari ari kubona nimba yari ari kurota mukangwese ikimukangwese cyangwa haya filime bahitaga lockdown yari episode ya mbere kuri season ya 2 Mr X Amuzos nibo bayibagejejeho kugi. Ndetse mugende mukore subscribe kuri YouTube channel yiwe yitwa ngiki X Nation TV hashi kadukomeze na episode ya 2. Haya